tugiye Mise abacuraguzi babwiwe ni nyine wowe ugeze ubyumvaho simwe kubamenya ugeze basi umva ijambo umucuraguzi Kanyagakuru yarabaga oya da ubwo ni musaza wawe wewe n'umukecuru ngo vitaga Karo Veronica agacuragura n'umukecuru se bajya kumufata bagafata avuye ariko mbwira neza nawe ntukabeshye ariko je mucuraguzi ndamuzi by the way ntabwo ndabona ku isura niko numva bamuvuga bakubwira ko abameza atege gucuragura ndahiye koko ukongera ukajombamo ukongera wawe tokarimane mvunjira ufite imyuka myinshi cyane kongera ugakora mwibere cyangwa muri kosha mvunjira wewe harimo turasa 500 akayagwa vavugo wamuhaye nka 2 byafite akongera akayagwa vavu nawe barishyuhisha ugashyiramo ugakandira rimwe kare 3 8 kanda zunguruka kigiye kwaka cyakwaka kikagwa igihumbi zawagikuramo igihumbi washizemo 800 na ya mbere ya 800 bivuze ngo uracyari mu gihumbi ari wowe uracyari mu yego none ubwo iyo ugeze mu gihumbi uravuga uti hano kabaye gatenye koza kakayo kikare cyakuzungurukamo ariko kikuriye kagushiramo neza nuko none ubwo ngongera nkakanda zose nkafata ya indi nini iriya ni reyari kagacupa kaba gatangiye gushiramo kajya gisena gutya ngo we utangiye kugishyura ukajya muravugana kiri mu kugirimo kagisena cyarandera no kajya nivugisha abantu bari aho se bahari nyine bari kukureba kuryo n'umuntu akubwira ati mu mupuri wa sekisi wavuga uti nawe Muhammed nongeranya kiremo ndetse mupura uzi ko wikire se kimara amafaranga se aro nicyo kiryabareze nacyo ni kimara amafaranga ubundi nicyo cyabaje kwitwa kiryabareze umushinwa arareba aravuga ati biriya biryabareze byabari abantu nta kintu biri kunyinjiriza reka nizaniremo ikimyasa kumugaragara urumva abadutema ikimyasa sha yego nene tumura n'umuntu ati seta ariko se beti reka tubasuhuze rero nanone bakunze ba Pastor Manase bakunze ba Pepika TV show mwese aho muri mbabwire ngo amahoro n'isha bitangwa n'Imana ibane namwe none iteka ryose amen ngarukanye na mama wa Pampe umugabo w'umugore anjira umugore w'umugabo cyangwa umugabo w'umugore ewe data we ngo ndi umugabo w'umugore cyangwa umugabo wiki uri iki busanzwe abasiteca ko butangiye kunuka muri iki gitondo wari kubutuka uri iki mu busanzwe uri umugabo w'umugore cyangwa umugore w'umugabo uri umugore w'umugabo uri umugore w'umugabo ibindi bikise no ku mutwe wawe uri kwareba siko nguri inkunguza ariko ibi babishyira amangana ngera ukoreho numva karama ndetse ufite intoki zoroshye umutwe wabaye nk'ibuye riteguye asaza mwirari nigeze mbona ibuye ritegura urujyano ku kabari mbona nikoro ndavuga no mujyi wa Kigali nta koro ribamo ndagiteranya ijyana mu rugo kiba mu nzu ndavuga niko nakubiswe iki kintu cy'uwo ndagisohora nubwo nakera nagiye gutereka amakara mburaho nyatereka asanga urubuye ruraryamye ndavuga iri rubuye ubundi bazanyiyongoza bakarintera niza nikishe ndikira hanze ariko banutse ngo mutwanye meze nk'abiya ritegura ndibaza rata mama wa Pampe kwaretse gasuhuza abantu papa basuhuze nta kibazo basuhuze rata muraho neza nongeye kugaruka mu Gikoyi kubera imvura imaze iminsi igwa muri Kigali ndabashuje cyane mbifuriza umunsi mwiza cyane cyane tuzajyana muri Noheli dushima Imana kwa Pastor Manase Noheli je nagiye gusenga wasengeye he Kicukiro mu baki nasengeye inoza Iremera wasengeye mu baki mu barokore mwaririmbye indirimbo niba utambeshye indirimbo z'abarokore zarananiye nyine barimbaga ihebo zarananiye indirimbo z'abarokore ariko bararirimbaga bakavuga ngo nango ni y'abadive narimvuze nangoma zidashira ziranguka ari kwitorera rizahoraho yemwe ngabo z'umwami mwese nimutabare
muri mutabare torero wari uriyo nk'iki se uriyo usenga mu itoro ryawe ni ibirori byo kujyanye bindi ni iki nayo nagiye hari abaha n'abakobwa n'abasore bari bagiye kwerekana noneho ndareba mbona abantu bo mu rusengero bose ntibakora akazi kamwe yego ntabwo buryo baba bari mu kazi kamwe bose harimo umusore wicaye uruhande rwacu yarimo areba umupira wa Rayon Sports wa Ntuza wamusanze na APR ejo bundi unyira ari mu rusengero ejo yarireyo na ese Kigali nyine ubwo ndavuga ikipe yarebaga urumva noneho nkabona ari kureba Musanze na APR akongera akava akajya muri tokitoki ari mu rusengero akamwe TikTok akajya no kuri match rero twarasohotse na video ya Ntuza arebye nabu noneho twarasohotse nabase mwana bira kamera warebaga y'umupira Musanze na APR igihe yabereye yibirebera mu rugo ati mama pa ati ngiye burya impamvu namenyeye guhagarara inyuma ya kamera ati ndi kamera nyashi nazo abakamera mama ari bihorawere bande abakamera nyashi ni bihorawere nawe niwe muri yasura bari kureba nari kundeba kandi imbere nende baza ubusa umfane ikipe wo mu Rwanda ngewe se shakipe fara none hose niba nanayireka yarayitsinzwe nanabimenya mu gitondo kubera niriye mu mana Marayika arayarira Marayika se nande cyo turangiye yarize 10 turanaturanye rero igicekeshe igira hirya nawe ngiye ndagomba Marayika yarize sha buriya rero turaturanye ubona Feza muraziranye se cyane mubwira ngo turaturanye we na Feza none ubwo Feza yari yavuze ati rero reka nihangane ndebe ko Yesu Kigali zadushyiramo imiyaga nabura amabere guma kwikora tosa mu gitondo nibwo ngiye kumva numva ngo kubadukubise ibitego bibiri ku mwuka Yesu inkuru mbi none se ndibaza ikipe irukina hari mu kibuga habaramo abakinnyi bangahe hariya tugiye gukina oya muri 12 by the way bose hamwe ndavuga 12 nyine ubwo AS Kigali na Rayon bari gukina mu kibuga harimo abakinnyi bangahe bose hamwe icyarimwe twebwe turaherezamo abakinnyi 12 ni Rayon Sports naho AS Kigali yoherezamo bangahe nabo yohereza 12 ubu ni 24 mu kibuga tukubitana imitwe hanyuma ikipe itsinze indi kimwe ku busa bayihamanutsa ngahe shano busa iyo itsinze icyura ngahe no busa nk'ubwo twariye nka AS Kigali itsinze Rayon Sports igitego kimwe ku busa AS Kigali icyura amanota ngahe akiya 3 shawe iramutse itsinze 2 ku busa yaba ngahe no mva 2 ku busa ibyo bintu byo ndabizi ahita bangahe n'ubundi twebwe tutatu nyiraho imbeba yari ipusi imbeba yari ipusi yarayifatira icara ikocora igeze ku gatwe imaze gukamera ate pusa nibugahumure ari imbeba yari ipusi yari ipusi iri imbeba cyase birasa imbeba yari ipusi yari imbeba yarayikocanga igeze ku mutwe wa ku gatwe numva niyazi tipo ubusa nibugahumure ubusa ni iki ubusa se ubusa ni ikintu kida umva ni nkarodokiye nigishisha n'ikinahoze ubusa ni ikintu nk'ubu nkanjye uyu umuntu agututse ngo uragatamira ubusa igitutsi urakizi uragatamira ubusa nanabivuga noneho yanatsika agatamira ubusa ubusa rero ni ukuvuga niba uri ikintu kandi wumva ugomba kukirya ugahaga ni ukumva mu nda umuyaga uracyarimo nk'uko wari umeze utamiye ubusa wa kintu ariko mama wapa wigeze wumvaho ijambo umucuraguzi umucuraguzi nawe nka data se yakubona imana ubona ufite imyaka ingahe wowe mfite imyaka 38 igiye kubona ese abacuraguzi babwiwe ni nyine wowe ugeze ubyumvaho simwe kubamenya ugeze basi umva ijambo umucuraguzi kanyagakuru yarahabaga oya da ubwo ni musaza wawe wewe n'umukecuru ngo vitaga Karo Veronica agacuragura n'umukecuru se bajya kumufata bagafata avuye ariko mbwira neza nawe ntukabeshye ariko njye mucuraguzi ndamuzi by the way ntabwo ndabona ku isura niko numva bamuvuga bakubwira ko abameza atege gucuragura ariko se njyanye mu barazi muri iki gitondo oya sabaruzi kuko uyu ni umuco wari uriho n'ubutari mwiza ariko abantu bumva nka hari umugani kandi umugani uvuga utarabaye nashaka kuvuga ko nifubitse nk'umucuraguzi oya gucuragura byabayeho
byabagaho ubuse bwo n'ibihari ubusanzwe ufite ingahe 50 n'indi uranduta kuruta nyine rutazibeshye kanantereta bayita nzapfa ntiko yo kunyangamugaye ubutse kagutungume yitwa ya indi bita gaskere niyo bagutikuye ubuse numva ngambira rero mucuraguzi yabayeho kandi nubarahari bameze batereba bakora abantu bameze bate intego zabo je nabyumva nagakwanya gukuru yego noneho ngo barazaga bakambara bakatwaza ikintu kimeze nk'aya mifuka y'abandi basyaga ngo imifuka ngo yabagira imwe amaguru y'iki amaguru niba ari inka niba ari y'abantu si wamenye naho koko ariko nayo narabyumvaga ukaryama kuva inyuma y'inzu wabyumviseho cyane ibyo wumva narabyumvishe nanjye bari gucuranga kwanya gukuru yarabaga wakira yego wamuhimbiriwe nuko rero narubwo yarabyinaga ntusinzire noneho nyagakuru abwira abakwe batubundi uyu muntu urara ahangaha ahubwo baramutegerezaga ahubwo bajya kubona akabona ingwe niri kwembayemba nk'epfiriye tembera oya se nyokuru yarateza akamonyi nawe igusha nuko umucuraguzi bamwumva bajya kumufata ahubwo ukabona ingwe iri guturuka hepfo yigendera mu muhanda bakabwoba bukabiciraho bari turi umucuraguzi turamubuza ahubwo dufite ubwoba ari tubonye ingwe izamuka epfiriye cyangwa bakari ubwoba bateye bakakeka ko ari ingwe kumba ari umuntu kandi uriya mucuraguzi iyo yazaga nta muntu ngo umufata wa kintu kubera barabafata iwanyu mwaramufashe ntabyo nzi ariko barabafata hanyuma se intego yo gucuragura avuga ngo iki kwanza ntago avuga amaguru oya ntago avuga amaguru wa kintu intego barizi intego ariko burya umurozi ngo ntagira konje urumva inyungu ze abagira ngo wasanga nta n'ikintu yanagutwara gutera ubwoba gusa nyine kungukira he umucuraguzi se ngabyuke nijoro mu mbeho aza byine mu mbuga yawe we intego yungukiraga he yaguhabeje se batakwemeje ntusinzire abanaguhabya burya uri mu nzu yakaraye ayikomanga amaguru ntusinzire akaguteramo ubwoba ku buryo isose uzumva ko ugiye gupfa cyane umwana wagapfa ubuse ngo arinze avunika muri iyo mbuga kubyina akayenda gwa hasi ntabwo yavunika kandi ari ako kazi okay ibyo vuga ngo amaguru rero amaguru barayakuye he amaguru ayo abafite mu gafuka wawe aba ari ugukeka wa kintu kubera ko buya ntabwo ndapfumuka uri impamvu bari ugukeka ngo bafite amaguru y'inka cyangwa y'abantu baba bakeka ngo nyine uwo murozi noneho wajya kumubona ukabona afite amaguru nk'aya tarapiye tarapiye ni iki tarapiye urayizi tarapiye bya bintu baterekaho kamera nyashe noneho bakavuga ati ariya amaguru ya Veronica twumvaga n'uriya muriri wayo batirije kera ariya amaguru yashuragura atumenya ko bitawaye abantu cyangwa okay none iyo bamufataga we nubwo mwebwe bigoranye igihano cyo cyabaga ari iki eko bamukuraye ariko ibesha naho ne ngiye kwa nyine bamubafata twebwe twaramubuse twakumufata tukafata ibyatsi cyabura ngabone ngo fata igikuta nukuri pe ufata igikuta abagututse uvugana nacyo ufata igikuta uvugana n'igikuta bikaga ko fata igikuta wewe ugafata igikuta ukaganira nacyo kandi kiri mu gusubiza wa kintu urapfumaguritse ariko okay mama papa ibintu wakozeho ku buryo utekereje wigaya ukavuga uti bira bintu wakoreshejweho n'inzoga ukavuga uti bira bintu uko ari inzoga ubundi sinakambikora ni ibihe nakoze kubera ari inzoga ngeze nkoreshwa n'inzoga nyine akanwa warigeze ubundi ku cyoro udashuka buri gihe ndagushuka se wamuhira imbiri bari utica rero uri ukuntu ari kushuka nyine akanwa warigeze gukora kubera inzoga ugakoreshwa n'inzoga pe wenda kuko ndakuzi tuca ubutubaza akanigeze nkora nkagakoreshwa n'inzoga ya kayuki suruduwiri na kimwe kiryabarezi yababona namara kwiba nta nubwo ari kera n'ivubu cyakira bajugutamo kera bazuguye kimyasamyasa igira hirya ariko namara kwisoma neza n'abandi bashyiramo n'abundi buri ko shiriwe bayikina bate hari simbona bafite uri tuzagikina nyine bagishyira imbere yawe nyine tuzagikina nkwereke bigakanda kanda urareba unyuzamo gutya ufata umuceri ugashyiramo gahorobya bamara guhorobya
kimwe ntabwo kicyemera ushyiramo 800 aho 800 ahora na ziriya nka ukazitera zose rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu kane umunani kanda wewe zunguruka ngo musa ni mugahumure kigwa muri 300 cyangwa 800 ituruwasa kavuga uti 800 yanjye ndahiye koko ukongera ukajombamo ukongera wewe tokarimane mvunjira ufite n'imyuka myinshi cyane kongera ugakora mu ibere cyangwa muri kosha mvunjira wewe harimo turuwasa 500 akayagwa vavu ubwo wamuhaye nka 2 byafite akongera akayagwa vavu nawe barishyuhisha ugashyiramo ugakandira rimwe kare gatatu 8 kanda zunguruka kigiye kwaka cyakwaka kikagwa 1000 zawagikuramo igihumbi washizemo 800 na yambere ya 800 bivuze ngo urakira mu gihumbi ari wowe uracyarimo yego none ubwo iyo ugeze mu gihumbi uravuga uti hano kabaye gatenye kuza kakayo kikara cyakuzungurukamo akaba kikuriye kagushiramo neza nuko none ubwo nkongera nkakanda zose nkafata ya indi nini iriya ni reyari ibyara 2 zade sigaye nkayikubamo 2 ikajya kagacupa kaba gatangiye gushiramo kajya gisena gutya ngo we utangiye kugishyura ukajya muravugana kiri mu kugirimo kagisena cyarandera no kajya nivugisha abantu bari aho se bahari nyine bari kukureba kuryo n'umuntu akubwira ati mu mupuri wa sekisi wavuga uti nawe Muhammed nongeranya kiremo ndetse mupuri uzi ko wikiri se kimara amafaranga se aro nicyo kiryabareze nacyo ni kimara amafaranga ubundi nicyo cyabaje kwitwa kiryabareze umushinwa arareba aravuga ati biriya biryabareze byabari abantu nta kintu biri kunyinjiriza reka nizaniremo ikimyasa kumugaragaro urumva abadutema ikimyasa sha yego none tumura n'umuntu ati se ariko se beti kugenda wivugisha ko nagiye nivugisha mu nzira akino namba afite umuntu araza abangurira kandi kayoga 2.5 kubera ko warusha mu rukundo rwinshi cyane avuga ndurakoze kuko ugira inyota itabaho kubera ubwoba ndavuga ni no kuri rushano urakoze uteka ko umugisha mbe ukuntu ngiriye neza we inyota yarengisha kandi rifite amafaranga kiryaba rero warutwa n'iki umuntu yavukanye agendana akavuga ati nzakigenda mu byukuri amafaranga cyakuriye menshi nangaye mama wa patu utabeshyanye kiryabareze kangubwire kiryabareze cyarandiye njya mu nzu nkubi wanje nago waza ngo ubona intebe wicaraho habe n'agasonga bugari nabwiye umukani muguri usorere zino ntebe turihuta urumva ndibuka igitenye nakikoze mu 20 nkidodesha ku note ya 7 n'iribaya naragiye gisohora mu nzu mama 5 siniye ntekereza ko umwenda nagoze siniye ntekereza ko nzawukenera ejo mama 5 bwo sore uhita ubundi kirafava mvunja tukana imana wewe vunja mumaye igihumbi mbekizemo ari igitenge na kirikare nanjye ngenda abantu bakavuga soni buri mama papa buriya n'umusazi ni muzima none icyo gihe nafite umugabo nkubitaga zangumi bita ngukiza saze ndizagaskere na za kinubi urumva zimwe zitasoki kumenyo kandi none akambwa atase beti wari tugataha kava muri ibyo bintu nubwo umuntu akubitwa nawe yanikubise mena zirangumi yangubitaga harimo n'ibyo byose ubundi urambaza iki nigira gutya cyane urambaza iki hano nashoye icyayi cyanjye mu karu yanjye n'umugati wanjye uje kumbaza hari amafaranga yawe arimo hano ambwira wa nkuru no muntu hano we mukure hano nonga tanivugisha nibara gusa urumva none ndakwifuza kutazakira ikiri ryaba oya sinagikira wari ndako bibyaraje bijya minote noneho si byari bihari se bijya minote ariko kiramira we kimira nk'umugore mubi kiramira ushyiramo kikanywa inote nayo kimira umva mukira nayivunja kiranakuvunja oya da mw'abantu mwe buryamo tubara twicaga tuba twarababaye cyane burya no kuza hano burya cano ni nziza cyane kwa Pastor Manase uno wagikina nk'umba wabaye umustar reka nkubwire wagikina koko uzi ko no kujya hanze hano kuri kamera ari umuntu wasanze ngikina ndi kunywa na kawuki
yaramamagara ambwa ati ko mbona numva abantu bari kukwita baji banyita baji ngiye muri quartier tunabusubiza mu kigo bagomba ati baji utusubiza ngo iki ndabwa ngo none se ngo uri kumbaza iki wakintu ubwo rero umujama arumva ndi kuvuga izo ndimi zose ahita amamagara ati ko mbona uri ikenge y'umumeri baguha akabyeri ariko nywa akabyeri ndangije ati se wamikiga ibiganiro umbwira kugwa n'ibiki nabyemeye nashiriwe aranjyana niwe tujyana na wa musaza wa Norvege nuza wa musaza wa Norvege ufite abagore benshi nuza kandi ndi kumujabuka Muzekeve ndi kumureba none Muzekeve arebye ukuntu usa akabiki karanyica n'iki by'abarezi cyaranyishe ndamugana se wanshuje shushu ngo wese nagusuza nubwo nanakora no mu ntoki ko wankunda ese urumva ariko twicana imbere ya kamera bamaye ibihumbi 3 bamaye n'akanorisi numva mbaye umukire wa danje ega niba King J bariya na ba Manibo ndavuga ngo nabandi King J niwe wambanjije Manibo nawe baraje n'imodoka barahinze mbona abanyamakuru baramurura ati cyecuru koko mu gikwiye kano kanya cyariwe kuri ubwo nuko bashaka cyo kora barankoreye barambwira ati kintu tukubwiye cyambere wa mukecuru siko muri kunyita umukecuru none kure kwanga umukecuru bashutinga gutye uraryemera kwitwa nde wemera ko umukecuru shana ariko ubundi reka mbabaze mufata umuntu ngo ni umukecuru ibyo mubikora kuki nta kabando murambonana ndacyabasha kwivomera amazi ndacyabasha kwicara imbere ya kamera nyashi munyita umukecuru mubikuye kuki genda shaje n'igihugu nikirasaza n'igenda akabazo ngiye kubaza none by'abareze tubiri urametana waba warigeze usindaho ukihagarika mu ruhame uyu we nibwo ashaka kuzajya kunyara muri feruje muri iki feruje mara Nyabugogo uzabikore n'umusaza atinyanye nibyo ndi gupanga rero uzabipanga urebe udafungirwa ipingu ko abandi bapanga kwikuramo imyenda bakikinisha nge uzabikore ubipange kubikora upangirwa ipingu nta kibazo rizanjye ariko nabikoze n'umusaza oya nzagera nifubutse igikoye nk'iki ngiki kwa kundi bahagaritse imodoka nanjye nzahagarika inkari ku buryo bazajya babona amazi amanuka imbere yabo nzaba nasomye neza ari imva nikiza ku buryo washyira mu muyagore ikasoma gakora pfumaguritse icyo gihe buri muzima ariko utasomye we nzasoma nyine nibaje ngo wabarigeze gusinda nkuko wasinze ukibuka kimyiki byabareze waba warigeze gusinda ukibuka wenda utiyambitse ubusa ukibona wihagaritse mu ruhame oya utahumbye guhenura ariko mbene barabikubwiye kunyara mu ruhame mu isoko cyangwa wenda nko mu kabari se mu bantu barenze nk'icumi bakabona ugusoreje aho ngaho ariko burya ngiye nigeze njya kunyara aho nakinaga ikiryabareze kubera hani muri covid rega amatara yaragiye nyara imbere yacyo banakababakana inka zirakamanuka zibarangura nk'umunyorogoto cyangwa inzoka batubone baje nyaye baradusoza ikiganiro rata okay bye mwakoze ariko se